Tubahaye ikaze kuri Big Move Entertainment. Tutangirana inkuru y'umwana w'umukobwa yari arimo kwirukanka. Uyu mukobwa yari arimo kuvuga ati: "Amazina yanjye banyita Mira. Papa wanjye yapfuye mu mwaka ushize. Ariko mbere yuko papa apfa, mama yari yarapfuye nyine umwana muto mfite imyaka 10. Mama akimara gupfa, nakomeje kubana na papa. Gusa byahindutse ubwo nari ngejeje imyaka 18. Papa yahise ashaka umugore. Ubu tuvugana mfite imyaka 22. Umwaka ushize ubwo papa yari amajije gupfa, nibwo natangiye guhura n'ibibazo n'uwo mugore yari yarashatse witwaga Vanessa. Papa nubwo yari yarashakanye na Vanessa ariko yari afite business yari ikomeye. Papa yari afite amafaranga menshi, ariko ayo mafaranga yari afite yarafatikanyije n'undi mugabo bitaga Alex na Vanessa. Kuri ubu ngubu ndimo kwirukanka, bashobore kuba babifitemo uruhare. Umunsi ubwo nari mvuye muri sport nageze mu rugo. Nkigera mu rugo nasanze umusore twakundanaga bitaga Max arimo kuryamana na Vanessa muka data. Kwihangana byanze, Max yahise aza kundeba. Akimara kungeraho nahise mutura hasi ntabishakaga. Mbona yahise yambara imyenda vuba arangije araza ashaka kunsaba imbabazi, ariko nari narakaye cyane. Namusunitse ku kibambazi ntabishaka. Max yahise akubita umutwe hasi, umutwe urameneka, mbona amaraso menshi arimo kuvirirana. Nahise mbona Vanessa ku ruhande avugije induru avuga ati: "Dore wa mukobwa yishe umuntu." Ati: "Mutabare, Mira yishe umuntu." Nanjye nahise ngira ubwoba bwishimita nsohoka ndirukanka. Mu by'ukuri ndimo kwirukanka ntazi aho ndimo kujya, sinzi aho ndimo guhungira. Mira yakomeje kwirukanka, ariko mu gihe yari arimo kwirukanka hari umuntu wahise umukubita ikintu. Mira mu by'ukuri nawe ntabwo azi ukuntu byagenze, yari arimo kwirukanka mu ishyamba. Yagiye gukanguka, yakangutse abona ari mu kazu kameze nk'agashaje. Kimara gukanguka yahise avuga ati: "Muntabare." Hahise haza umusaza aramubwira ati: "Humura, ati wari uri kwirukanka mwari no shyamba." Ariko mu by'ukuri rino shyamba ntabwo rifite umutekano uhagije. Kubona umukobwa mutoya nkaho ukiri umwana urimo kwirukanka mwari no shyamba mu gitondo usa n'umuntu ufite ubwoba, byakugendekeye ute? Mira yahise amubwira ati: "Ni mwebwe mwantabaye?" Umusaza yahise amubwira ati: "Yego, ni njyewe wagutabaye, wari urimo kwirukanka. Ati abagizi ba nabi baba mwari no shyamba b'abahigi bahise bagukubita, ariko mu by'ukuri nabakanze, ndangije kubakanga bahise birukanka. Bagize ngo ni inzego zishinzwe umutekano kubera ko baraturembeje cyane." Ikibazo umukobwa yahise amubwira ati: "Muzehe, wakoze cyane kuntabara, wakoze cyane kumfasha. Amazina yanjye banyita Mira. Mu by'ukuri uyu munsi nanjye sinzi ukuntu byangendekeye. Nari mfite umusore twakundanaga, twanakoranaga muri business ya papa. Uwo musore witwaga Max, ariko mu by'ukuri natunguwe. Nageze mu rugo uyu munsi ntungurwa no gusanga aryamanye na muka data. Mu by'ukuri kwihangana byananiye, ndangije aje kunsaba imbabazi nahise musunika ntabishaka. Nkimara kumusunika ntabishaka yahise akubita umutwe hasi." Umusaza yarambwiye ati: "Ihangane Mira, ihangane rwose, bibaho kandi komera cyane. Ndabyumva rwose kuba ukiri umwana nkawe ugahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo ntabwo aba ari ibintu biba byoroshye." Mira yabwiye uyu musaza ati: "Mu by'ukuri hano hanze polisi irimo kumpiga, mfite ubwoba bw'ahantu ndi buze kuba." Mira yakomeje kubwira uwo musaza, amuganiriza inkuru yose, amubwira uko yavutse, amubwira papa wiwe uwo yari ari we. Amubwira yuko papa wiwe yari umukire cyane, wari ukomeye, yari boss w'ikigo cyari gikomeye muri icyo gihugu, ariko yari agifatikanyije n'undi mugabo w'inshuti yiwe bita Alex. Uwo musaza yakomeje kumva Mira, ariko mu by'ukuri uwo musaza akimara kumva Mira, umusaza yabwiye Mira ati: "Ntugire ikibazo rwose, ndumva waranyuze mu bihe bikomeye, ndumva uri kunyura mu bihe bigoye rwose, ndumva bitakoroheye kuba urimo gutekereza ko wishe umukunzi wawe. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ndabizi neza nubwo barimo kugushaka, ariko nawe urahangayitse, ariko ndagira ngo ugume hano rwose wiyumve nkaho uri mu rugo. Yego, wambwiye ati iwanyu muri abakire, tuvuka mu muryango ukomeye, runo rugo ntabwo ari rwiza, ntabwo ari urugo rwiyubashye. Niba bishoboka rwose uzaguma ahangaha, uzajye wihisha ahangaha. Ubwo ntibikunda ukabona inzira yo kujya kwiregura, ukajya kuvuga yuko uko byagenze, wumva umutima utakiri kugucira urubanza, uzagenda usobanurira inzego zishinzwe umutekano uko byagenze." Mira yashimiye umusaza. Mira akomeza kuba aho ngaho. Mira yakomeje kuba muri iyo karitsiye, akajya anyura muri karitsiye abantu bakamubona, ariko ntabwo yari abizi neza yuko bakomeje kumushaka. Abantu bo muri iyo karitsiye babonye Mira, barangije bahamagara
nimero bari barabonye ivuga yuko hari umukobwa urimo gushakwa umeze nka Mira. Baravuga ati umukobwa mwari murimo gushaka tumaze iminsi tumubona arimo gutambuka aha ngaha, niba bishoboka mwazaza mukamufata mukamujyana rwose. Mira ubwo yari avuye guhaha yinjiye mu rugo rwo kuri wa musaza yasanze aryamye ndetse n'undi musore wajyaga uza aho ngaho. Mira akimara kugera aho ngaho bahise bamukubita, bakimara kumukubita yahise yicara hasi nawe yicarana n'abo ngabo. Mira arangije arababwira ati none se ko muri abapolisi mukaba murimo kudukubita mwanjyanye kumfunga ariko abangaba mukabareka bonyine. Abapolisi baramubwiye ati ntabwo bishoboka, ati umuntu wese wagerageje kukugirira neza turaza kumuhereza agasopo kugira atazagera n'undi muntu uzabitinyuka. Umusaza baramukubise baramwica ndetse n'uwo musore bari kumwe. Mira barangije bahise bamufata baramujyana bajya kumufunga, ariko Mira ahantu yari afungiye yabonaga mu by'ukuri ahafungiye atari muri gereza, abona afungiwe wenyine. Aho Mira yari ari nta wundi muntu yabonaga usibye umuntu wajyaga uza gukoramo amasuku rimwe na rimwe. Mira yaje kubaza uwo muntu ati se kuki mfungiye aha ngaha, ahantu nawe mfungiye wawuhazi? Uwo muntu yaramubwiye ati baragufunze nyine, bagufungiye aha ngaha, ati witwa Alex ndetse na Vanessa nibo bakuzanye aha ngaha, ntabwo ufungiye ahantu hazwi n'inzego z'umutekano. Mira yahise amubwira ati none se kubera iki babikoze? Umuntu ukora amasuku yaramubwiye ati umva nkubwire Mira, ati rwose nta bintu byinshi mfite byo kukubwira, ariko wumve ngo biri kukubaho abantu babiri inyuma ni Alex ndetse na Vanessa. Mira arangije aramubwira ati none se uranze? Uwo muntu yaramubwiye ati yego ndakuzi cyane kuko uri mabuja wajya kudukoresha, ati papa wawe yarankoresheje ndabizi yari umuntu mwiza, ariko Mira nta bundi buryo mfite bwo kuza kugufasha, sinzi uburyo cyuri buze kuva aha ngaha. Ntabwo babizi ko njyewe nkuzi, bazi yuko nyine nta hantu na hamwe njye nawe tuziranye, ariko mu by'ukuri njyewe ndakuzi, najyaga nkubona, nari mbizi yuko uri umwana mwiza ndetse na papa wawe ndabizi yari umuntu mwiza, ariko ukomeze wihangane, Alex na Vanessa bashobora kuza kukugirira nabi. Mira yahise yabaza uwo muntu ati Alex na Vanessa se uri gushaka kuvuga iki? Ntabwo ndimo gusobanukirwa. Uwo muntu ukora amasuku yambwiye ati umva Mira, Alex na Vanessa nibo bagushize aha ngaha, nanjye hari byinshi ntazi. Mira arangije abwira uwo muntu ati none se wagusaba serivisi? Arangije ambwira ati iyihe serivisi? Ndagira umfashe uzanshakira agatelefone, hari umuntu nshaka gusaba ubufasha, ntabwo nshobora gupfira aha ngaha, nanjye ndumva ntashaka gupfira aha ngaha, mfite ubwoba bwo kuba aha ngaha. Uwo muntu ukora amasuku yarambwiye ati Mira ndakora uko nshoboye kose, ariko nibamfata nanjye bazangirira nabi. Mira yaramubwiye ati uzakoresha ubwenge bwawe nawe uzakoresha ubushobozi bwawe, ntibazagufate uzanye iyo telefone. Uwo muntu wakoraga amasuku yarambwiye ati nta kibazo ndaza kugerageza uko nshoboye kose mabuja nzayikuzanira, papa wawe yari umuntu mwiza, papa wawe yaradufashije, ati rero ntabwo natuma umwana wiwe apfa kandi mbireba, nzagerageza uko nshoboye kose nkuzanira iyo telefone niba ari ishobora kugukiza. Mira igihe cyarageze wa muntu wakoraga amasuku yamuzaniye telefone. Mira akimara gufata telefone yahise yibuka umusore wabakoreraga muri biro yabo w'umuyapani witwaga Yuki. Mira papa wiwe mbere yuko yitaba Imana yari yaramubwiye ati mwana wanjye Mira, niyo nta wundi muntu waba usigaje wo kwizera, turiya musore bita Yuki nubwo ubona akora hasi ariko ni umuntu mwiza, ni umwana mwiza, ndabizi neza afite ikinyabupfura, ndabizi neza niwe muntu wenyine ushobora kugufasha, niwe muntu udashobora kukugambanira, niwe muntu wenyine waba uri mu byago akagutabara akabigukuramo. Turiya musore naramugucungishije, nta wundi muntu ubizi usibye njyewe nawe gusa, ndetse ntiyazagire n'undi muntu uzigera ubimenya yuko we na Yuki muziranye, ntuzigera unerekana yuko Yuki hari iyindi sano mwaba mufitanye. Mira arangije yibutse ibyo byose papa wiwe yamubwiye, arangije yafashe telefone ahita ahamagara Yuki. Yuki yitabye telefone ubona arimo guseka atazi umuntu umuhamagaye. Yuki yarangije aravuga ati muraho neza, ati njye nitwa Yuki, ati muri bande mbafashe iki? Mira arangije aramubwira ati muraho Yuki, ndi Mira. Yuki yahise aseka arangije aravuga ati se Mira kuki ugenda gutembera kweri ntutubwiye, ati kubera icyo uva mu kazi utaravuze, ati ubona twebwe tudakeneye kumenya aho mabuja wacu yagiye. Mira yahise abwira Yuki ati Yuki ntabwo ari imikino, ndi mu byago rwose, ahantu ndi mu byago, ati nkeneye ubufasha bwawe, ndi mu byago, nakubise Max, nasanze Max aryamanye na Vanessa, ndangije ndamukubita.
Yuki yahise atungurwa arangije aravuga ati ntabwo mbyumva ngo wakubise Max ngo arapfa ngo none ngo baragufunze none se ni bande bagufunze. Mira yabwiye Yuki ati mu by'ukuri abantu bashobora kuba baramufunze ashobora kuba ari Vanessa ndetse na Alex. Yuki yahise avuga ati uriya musenzi Max se ngo yarapfuye barakubeshye. Max ntabwo yapfuye kandi Max buri munsi aba ari hano muri biro aba ari muri office njya mubona akunda kuba ari kumwe na Vanessa bagikundana. Mira arangije abwira Yuki ati bashobore kuba barimo kungambanira bashobore kuba bashaka kunyica bakandangiza barangiza bagasigarana business ya papa. Alex ashobore kuba ashaka gutwara imigabane yose ya company ya papa. Vanessa nawe ashobore kuba ashaka gusigarana imitungo ya papa yose. Yuki arangije abwira Mira ati Mira none se ahantu uri wabuhaze. Mira arangije abwira Yuki ati mu by'ukuri Yuki ahantu ndi ntabwo mpazi nda ahantu hameze nk'ahafunze ahantu ndi harafungiranye nta rumuri na rumwe ruhari. Ticyakora umuntu wakoraga amasuku nawe yagerageje kumfasha ikintu yamaye rinete kugira nibazajya bafungura nk'urumuri amaso atazajya ameneka kubera ko hari igihe mba ndi mu mwijima nkajya kubona nkabona bahise bankubita urumuri rwishi ugasanga mbuze ukuntu ndeba. Mu by'ukuri iyo ntaza kugira uno muntu ukora amasuku hano nari kuzavamo hano narabaye impumyi. Yuki yarambwiye ati Mira ntabwo uravamo aho ngaho ariko ngiye kugufasha ngiye kugerageza uko nshoboye kose uzavemo aho ngaho. Alex ndetse na Vanessa bakomeje kujya baganira bari kuvuga ati nibiramuka bigenze neza tingeho imitungo ya company yose ati imigabane yose ya company ngenza itwara 100%. Imitungo ya muzehe papa wa Mira nawe uzayisigarana. Ariko Alex yabwiraga Vanessa agaseka cyane ukabona ko ari umuntu bishimishije ndetse na Max na Vanessa bakomeje kujya bakundana bakajya banaryamana. Mira we aho yarari muri gereza aho bari baramufungiye mu by'ukuri ntabwo byari bimworoheye. Yajyaga atekereza ko ashobora kuzapfa yajyaga abona adashobora kuzava aho ngaho yari afungiye ariko yakomeje kwihangana agira no kwizera ndetse yanizera Yuki cyane. Wa muntu wakoraga amasuku yajyaga azana none akongera akamutiza telefone akavugisha Yuki ye akabwira Mira ati ntugire ikibazo mbirimo ndaza kugerageza uko nshoboye kose ndashaka kuzashira kamera ndetse n'utuntu dukurura amajwi muri office ya Alex ndetse na Vanessa menye ibintu baba barimo gupanga nindamuka menye ibyo bintu barimo gupanga nzabihereza polisi. Mira arangije abwira Yuki ati uzabikore ariko uzabikore wigengeseriye kubera ko urabizi ni abantu babi abantu batatinye kumfungirana ahangaha ahubwo mu bigaragara bashobore kuba ari nabo bishe ababyeyi banjye bashobore kuba ari bo bishe papa Alex na Vanessa barangiza bakabishya ngo ni impanuka. Yuki yarambwiye ati Mira ni impanuka yishe papa wawe wibitekerezaho cyane ati wibitindaho rwose ni impanuka nta muntu utabizi. Mira arangije aravuga ati ntangiye kubona ibimenyetso by'uko Vanessa na Alex aribo baba barishe papa wanjye kubera ko bashaka kwigarurira company yiwe. Uwo muntu Yuki yaje gushaka yaragiye atega kurura amajwi ndetse anatega kamera muri office ya Alex ku buryo Alex atari kubona ibyo ari byo. Uwo muntu yagiye yigiza umuntu ugiye gutera imiti yica udusimba twabagaho ngaho muri biro. Alex arangije ambwira ati genda ututere nta kibazo genda utere uwo muti ntugire ikibazo rwose. Umuntu rero uko yateraga imiti yagiye yestaramo kamera ndetse n'utundi tuntu dukura amajwi ku buryo Alex atari kubibona. Alex ndetse na Vanessa baganiriye muri ya office baravuga ati rero uko bimeze ati ibintu birimo kugenda neza ati Vanessa ibintu byose twifuzaga kugeraho ubu ngubu turimo kubigeraho ati imitungo ngiye kuyibona inyanditseho 100%. Ati company rwose ningiye ugiye kuyegukana nawe biriya bintu byose uriya musaza yari afite papa Mira byose ugiye kubisigarana. Icyo tugiye gukora ubu ngubu Mira tugiye kuba tumukuye kwisi Mira tugiye gushaka uburyo kitumwica none umurambo wiwe ntuzigera unagaragara twe tuzatangaza yuko yaburiwe irengero. Vanessa arangije ambwira ati ariko Alex ndikugiramo ikibazo ati Mira ashobora kuzashakishwa cyane abakozi bose bakora aha ngaha urabizi neza yuko ari abantu bakunda Mira urabizi ko banakundaga papa wiwe nubwo papa wiwe yapfuye tubigize nk'aho ari impanuka. Ariko nanone abakozi bakoramo hano bashobora kugira akabazo bashobora kwibaza ati kubera iki papa wa Mira yapfuye hashize umwaka Mira nawe agahita aburirwa irengero tuzabwira gute abantu dukorana.
Alex yabwiye Vanessa ati Vanessa ibyo wibigiraho ikibazo, ntabwo bazigera babitekerezaho cyane, nta muntu uzigera utekereza ko Mira yaba yarahuye n'ikibazo, twebwe tuzabwira yuko Mira yagiye mu biruhuko, yagiye muri vacance, atazongera kugaruka vuba, bazabaho gutyo babyizeye gutyo, tuzagenda tugabanya abakozi muri business, muri company, tuzana abandi bakozi bashyashya ku buryo nta muntu n'umwe uzigera umenya irengero rya Mira. Vanessa arangije ahita aseka cyane, arangije aramubwira ati Alex rwose ndakwemera, ati uri umuntu w'umugabo, ati uri umuntu ukuze kabisa, utekereza byihuse, utekereza vuba, uburyo utekerezamo nta wundi muntu ushobora kubitekereza. Vanessa yabwiye Alex gusa nanone Max ashobora kuzatuvamo. Alex yahise aseka cyane, arangije aravuga ati Max warangije kumugira nk'imbwa yawe Vanessa, Max ntabwo ashobora kutuvamo, Max nawe bifitemo inyungu, wowe na Max nitumara kwica Mira twaramuvanye mu buzima bwacu, nzatwara company, tware business, ndetse namwe mugende mutware imitungo ya papa wa Mira. Ati urumva rero we na Max muzabaho mwishimye. Vanessa arangije araseka aramubwira ati ibyo urimo kuvuga nibyo. Uko bavugaga ibyo byose Yuki niko yagendaga byumva muri twa dukurura amajwi ndetse na za kamera bari baramuteze. Yuki yabonye ibyo bimenyetso, akimara kubona ibyo bimenyetso Yuki yakomeje kumva ibiganiro Vanessa na Alex bari barimo kugirana, arangije ahita avuga ati Alex kiriya kigoryi ngo ni Alex, ndetse n'iriya nshinzikazi ngo ni Vanessa, n'iriya mbwa ngo ni Max, nta n'isoni bafite, barashaka kwica Mira, barashaka gukora Mira mu buzima. Yaba mwari muzi kino kigo papa wiwe kuntu yicyubatse, yaba mwari muzi agaciro yari afite mwa kino kigo, yaba mwari muzi abakozi yagiye ahindurira ubuzima, ntago twatuma Mira mumwica. Ati ntago twatuma Mira mumukura mu buzima gutyo gusa, ndaza gukora ibishobotse byose, kandi Mira ndaza kumukuramo hariya, Mira ndibuze kumukuzaho aho bamufungiranye, ndaza kubatanga mu nzego zishinzwe umutekano zibafunge, ibyo mwifurizaga Mira bari mwebwe bigirirwaho. Yuki yahise afata bya bimenyetso, arangije abijyana kuri polisi. Akimara kubigeza kuri polisi yabwiye Yuki ati urabizi neza ko ibi ngibi atari yeya, ati nidusanga urimo kugerageza kubeshyira bari abantu ni wowe uri buze gufungwa mu cyimbo cyabo. Yuki yarababwiye ati ntago ndimo kubakinisha, mu by'ukuri nta nubwo tuzi ahantu banafungiye umukobwa bita Mira yaburiwe irengero. Mira aho yari afungiye nawe yajyaga babaye cyane, yajyaga arira akavuga ati Mana Nyagasani kubera iki watumye mba muri buno buzima. Ariko mu by'ukuri Yuki nawe aho yari arimo kugerageza uko ashoboye kose. Polisi yahise iza muri cya kigo, ije gukora iperereza, irangije aravuga ati dushaka umuntu bita Alex ndetse na Vanessa. Alex akimara kubyumva yahise asohoka yirukanka, ariko mu gihe yari arimo kwirukanka ageze ku modoka muri parking, hari undi mupolisi yahise amubwira ati hagarara aho ngaho. Vanessa nawe barangije baramufata, barangije barabwira ati ikintu murimo gushinjwa ubu ngubu, murashinjwa kuba mwaragerageje kwica abantu, mwagiye mutera abantu benshi ubwoba, mwisha abantu benshi bagiye batandukanye harimo na nyiri iyi company. Vanessa arangije aravuga ati icyaha ntabwo twageze tugikora, twebwe turarengana. Ndetse na Alex yaravuze ati ibyo murimo kuvuga ntabwo tubizi. Ariko Max kubera yari umusore wari ufite ubwoba, yarababwiye ati njye ndaza kubivuga byose uko bimeze. Igihe cyo kuburana cyarageze, Max yageze imbere y'ubushinjacyaha, yemeye ibyaha byose. Arangije aravuga ati mu by'ukuri Vanessa na Alex nibo bantu banshizemo ibyo bintu, njyewe nakundaga Mira n'umutima wanjye wose, nari nzi yuko njye na Mira tuzabana. Ati Mira naramukundaga, ariko mu by'ukuri nakoze ikosa ryo kumugambana kubera naye narumvishije ko harimo amafaranga menshi. Vanessa nawe anshukisha kuryamana nawe, ariko ntabwo ari byo nashakaga, ntabwo nifuzaga ko ibyo byose byaba, ntabwo nifuzaga ko Mira yapfa. Ubushinjacyaha bwaramubwiye ati ntabwo wifuzaga ko yapfa kandi mwashakaga kumwica. Vanessa ndetse na Alex na Max bakatiwe igihano cyo gufungwa burundu kubera ibyaha bari baragiye bakora byo kwica abantu bari bagiye batandukanye. Bari barishe se wa Mira, ndetse barishe na wa musaza waho wari waracikishije Mira, ndetse n'undi musore. Bagiye bica abantu benshi bagiye batandukanye. Inzego zishinzwe umutekano kandi zaje kubaza Alex ndetse na Vanessa, baravuga ati umukobwa mwamushize hehe? Alex na Vanessa babwiye inzego zishinzwe umutekano aho Mira yari afungiwe. Mira baramufunguye. Mira barangije kumufungura yahise avamo yishimye cyane, yahise ashimira Yuki, aramubwira ati warakoze cyane rwose, kandi warakoze kubana nanjye muri byose, warakoze kuntabariza ahantu nari nzi yuko nzahapfira, ariko
wambereye umuntu mwiza, wambereye umusore w'inyangamugayo mu buzima bwanjye. Yuki yarambwiye ati Mira, papa wawe yaramfashije, ntabwo nari kubura nanjye kugufasha. Mira ndetse na Yuki bakomeje gukora muri ya kampani, ndetse kampani yaje kubiyamira 100% kubera ko Alex yashakaga kuzayimunyanganya. Mira yishyuye Alex amafaranga yose yarasigaye y'imigabane ya Alex. Mira kampani yarayisigarana 100%. Mira yakomeje kuba umuyobozi mwiza ndetse akomeza no kuba umukoresha mwiza. Mira ndetse na Yuki bakomeje kuba inshuti, ariko ntabwo bigeze bakundana kubera ko Yuki nawe yari afite undi mukobwa bakundanaga wakoraga muri iyo biro. Turabashimiye kuba mwakurikiranye inkuru yacu ndetse mukaba munayisozanyije natwe. Yari Big Movie Entertainment. Kora subscribe ndetse unakore like, munatubwire no kuri comment uko mwumvishije inkuru yacu. Inkuru nziza nk'izi ngizi zirakomeza kuza umunsi ku wundi. Yari Big Movie Entertainment. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.